ntabwo abantu bazi ko amadini yifashishijwe mu buryo bwo kontrola abanyafurika wongera ngo urabizi nta yindi kontena ikurikirana ibintu by'amadini usibye nyine Afurika already ibintu abirabura basa n'abafatamwo ibyubahiro bari abakinnyi bose urumva bagenda bamenyekana nko kwisi abaraperi n'iki byose bakora ibintu bidakeneye ubwenge no kuyobora muri societe muri rusange babarekeye biriya bintu muri yo kugira ngo babashe no kubadomena nivuga ngo hari igihe ujya ku ishuri bakakubwira wenda algebra nuvuga ngo calculus ibintu bijyanye na math n'ibintu nk'ibyo wakumva utabishoboye ufite ikiboko kinini nagiye nkajya mu iteramakofe nka Mayweather ahubwo mfite nubwo yuko mama ashaka kuzasazira muri Amerika kandi ntago mbimwifuriza numva ari nk'ikintu kimbabaje so ibungu amafaranga ushaka kuyafite abari nanga uruhande rwawe kumva yuko umuntu uri bunyure hariya utari muganiza mu kinyarwanda kuri ye byabaye imbogamizi nyinshi mpita mvuga ntigende ufata nka mama wawe ukamubwira ati ngwino unsure ukamuvana mu Rwanda yamara 1 week wenda mwarumvikanye ngo azamare nka ukwezi ako kanya akubwira ati subiza mu Rwanda nta ahantu nta ushaka kwaba muri Amerika niba ufite amafaranga menshi nta kintu akoresha none se hari umukobwa wa telefone niba umukobwa afite ubushobozi bwo kuba yifite amafaranga ye no kwirongora ukeka gukeneye iki abantu benshi bajya muri Amerika bagenda mu buryo butandukanye iyo ugiye nka mariage uhura n'imbogamizi runaka kuko umugore aguha imirongo ngenderwaho ubwo kubaha umugore nakakubera akamana kawe. Number 1, I give shout out to Kate Bashabe, Jokes Parker, definitely Shadibu. So nuvuga ngo ntagahora gahanze ba Shadibu na Kate Bashabe. You say, you know what I'm saying, like you've been on top for some times, you know what I'm saying, like shit, somebody else is coming to take your seat, man. But at least to deal with your bagiye impamvu batagaruka genzi neza ko wenda bifite aho bihuriye. Yes, reka nongere mbaye ikaze rero mwe mwese mukunda BigTown TV umunsi ku munsi. Nkuko mubizi rero dusanzwe tuza gutwika showbiz tukagenda tunyura mu bisata bitandukanye ndetse tukagenda tubazanira ibyamamare nkuko mubibona kuri kamera za BigTown. Tugarukanye n'icyamamare cyagiye kimenyekana muri showbiz nyarwanda, haba mu clip video nawe yagiye akora amasonge yewe ku giti cye ndetse yagiye supporting ibyamamare. Twagiye tumumenya kuri muvoma yagiranye na Dada Close ndetse baje kugera no ku rwego babyarana. Yabaye muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse yabaye mu mareta atandukanye. Tugiye kuganira byinshi adusangize experience. What's up, Tajir? Yo, what up, man? Tajir Mfupi around here, man. I'm coming to you live once again, man. I'm trying to show you how the game is really is in Rwanda. You feel me? Tajir Mfupi, you feel me? So I'm you know what I'm saying, to lay down, you know what I'm saying, all the kind of things that everybody been thinking about. You know what I'm saying? So are you confused? Why don't you just listen to me? Let me put it down for you. Let me break down for you so you can understand it better than you ever heard before. You feel me? So, and somebody been saying, maybe you can say, you can spit some fire, right? About rhyming and stuff like that. So I'm talking about, we did some songs and right now, what can I say? The history been written wrong. Black people, we are tired of this slavery system that is still going on. We think we're free, but we're not free. You understand? You feel me? Shit, we coming to you live right now, man. We're trying to change the game, you know what I'm saying? You feel me? So I need all the black people come together. Let's stick together and fight all this shit. You understand that? You know what I'm saying? I'm not trying to rhyme or even rap, man. You know what I'm saying? Just a little expression that I'm trying to put it out there. I mean, that's what it is, man. But we can... Kutangiye ukoresha amagambo ya Freud. Uramubona Freud uyu nguyu uherutse kwitaba Imana muri Amerika, amagambo yagiye akomozaho we are not free, we are nibyo bintu garutseho cyane slang zo muri Amerika. Yeah. Okay, the reason why mvuze ibyo ngibyo no kubera ko freedom ubundi urebye nko muri Afurika muri rusange bavuze ko dufite freedom. Sibyo? Abazungu nyene baragiye ntago mu Rwanda babiri cyangwa bagihari bariko the mental slavery system
uribuka Boma yaravuze ngo emancipate yourself from mental slavery system, none but ourselves can free our mind. Sometimes hari igihe umuntu akureka akakurekera freedom ugakeka ko yagusigiye freedom, but the mental slavery system ariyo n'ubucakara bw'umutwe buguma hariya ntabwo upfa kugenda. Hari ikiwe navuga abantu sinzi bashobora kumvira gato, ariko navuga ko ntabwo abantu bazi ko amadini yifashishijwe mu buryo bwo kontrola abanyafurika. Wongera ngo urabizi nta yindi kontena ikurikirana ibintu by'amadini usibye nyine Afurika already. Ni uburyo bwa colonization. Navuga ngo iyo nje iwawe nkaguha amabwiriza yanjye, noneho akagira igihe gewe ntaha, sibyo? Kugira ngo umenye ko uzakomeza kunyumvira, hari imigenzo ngomba kugusigira ugomba kujya ukora, nkamenya ko tukiri kumwe. Utayikora nkamenya ko utangiye wenda kunsiga, noneho bikavuga ngo nzagaruka nongere mbigucengezemo one more time. So basically urebye impamvu nari mvuze kariya warumbaje kubijyanye na uriya ntuza Floyd, George Floyd uriya nyine muri Amerika bavuga ko nyine freedom bayitanze, ariko ntabwo exactly freedom bayitanze, kubera ko uri umwirabura baracyaguhohotera nkaho wagira ngo niyo freedom n'agakingirizo nyine kabayeho, sibyo? Tekereza ko abirabura umurinda kubaho musa n'abinyengesereye. Navuga ngo bahora bafite ubwoba, polisi iraguhagarika ukagira ngo ni ibindi bibaye, ntabwo ibyaye n'ibisanzwe. I mean, you understand, right? So navuga ngo n'agakingirizo ka freedom, ariko right now nuko mutanabizi, mwari muzi ko continent African continent niyo igisingiza abazungu cyane cyane, ko ari nayo yangwa ku isi kurusha buriya aba ntabwo bizi. Aba Spanish ubwo navuga muri Mexico, Indians, China, ibyo tunanabizi ko bwinshi. Mu Burusiya uriya ntabwo wabyumva. Mu Burusiya uramutse uri umwirabura ukicara ku ntebe yaho muri siyari yicaye wenda agiye nko kunyara, ntabwo nyara kuyicaraho. Yisubira musane. So nuvuga ngo n'ubundi twebwe tugomba kwigira, nuvuga ngo ukuntu gahunda zigomba kugenda kugira ngo twisubize icyubahiro. Turabizi ko ama resources yose aturuka nyine muri Afurika, kugira ngo duhabwe icyubahiro everywhere. Ubwo biradusaba kugira ngo tukibanze, kuko kontinent zose zo kwisi zanga abanyafurika. So nuvuga ngo no muri Amerika Ako tajiri tukiri aho ngaho, kubera iki reka nkomoze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga abantu bari muri industries zitandukanye, cinema abirabura baba bari for, mu muziki baba bari for, reba NBA abirabura barimo, nibo usanga benshi baranakoze n'amariko dakomeye. Kubera iki still bagaragaza skills ariko bakagomeza kuba undermined? No kuvuga ngo ibintu abirabura basa n'abafatamwo ibyubahiro ni ibintu bitubahwa cyangwa bitajyanye n'ubwenge. Gukina umupira urabona Sakayo ntago wenda muri Amerika bakina cyane, ariko baragerageza. Ibijyanye n'ingufu NFL byandi ubwo nyine warimo uvuga national whatever basketball n'iki byose, biriya ntago bikeneye ubwenge, kuko abirabura ntago biga muri Amerika, ntago biga. Ntago biga. So bakora ibintu bidakeneye ubwenge. Ikindi nkuko tubigara muri we na mumboneza bitekerezo, kugira ngo uyobore isi ntago ugomba kuba ufite izo mbaraga. Na Putin ntayogoje isi. Ninde abanyarwanda benshi 80% cyangwa 90% ntago basumba Putin, ntibafite n'imbaraga kurusha Putin. So nuvuga ngo niyo ari ama NFL bari abakinnyi bose urumva bagenda bamenyekana nko kwisi, abaraperi n'iki byose bakora ibintu bidakeneye ubwenge no kuyobora muri societe muri rusange. Siko bimeze. So niyo mpamvu ikindi unamenye babareke biriya bintu muri yo kugira ngo babashe no kubadomena. Hari igihe abirabura ntabwo bitakibazo cyane. Nivuga ngo hari igihe ujya ku ishuri
bakakubwira wenda algebra nuvuga ngo calculus ibintu bijyanye na math ni ibintu nk'ibyo wakumva utabishoboye ufite ikiboko kinini kavuga uti ariko ni impamvu ngomba kangiye guterura amadiske nagiye nkajya mu iteramakofe nka Mayweather nanjye nka siko bimeze so ntago barabikurikira none baka expose they expose to you they make sure that you see this right in front of you every day mu buryo kugira ngo aricyo kintu witaho ntiwite ku kindi kizatuma utangira kuyobora abanyamerika urabona Barack Obama baramujenjekeye cyane they didn't know this thing was coming ntago bari bazi ko Barack Obama azaza akayobora abirabura byagenze gute baramujenjekeye ariko ntibari bazi neza ko aho Amerika igeze hari ibyo bita ngo new information age no kuvuga ngo abantu bose batangiye kujijuka ndavuga ngo hari imboneza bitekerezo n'inyurabwenge aka kanya iri imeze muri Amerika yagezeho cyane muri Afurika ho ndabizi turacyari mu mwinjima noneho aka kanya impamvu Barack Obama yabaye president no kubera ko barajenjetse bakeka yuko abirabura bakiri bya bishwi byirirwa bitamba imbuga gutyo gusa nta kintu kinzi bimaze ariga cyane noneho ajya kwiyamamaza ari uko abantu bamaze kujijuka talk about destiny niyo uyu Obama ukomojeho bari barabihanuye kera tuzi ngo one day umwirabura kubera icyo uri kuvuga ngo baramujenjekeye kandi ibi ni ibintu byari byaramenyekanye iyo wenda reka mvuge gutya papa Leondes umwe wigeze gufata ubutegetsi nyuma ya sinzi nimba ari nyuma ya papa Nikora ibintu nk'ibyo simbizi ntabwo uzi ko yaje akijandika mu busambanyi n'amayoga menshi agatangira kugurisha indulgence bivuga ngo niba ufite na grandpa wapfuye ugiye kumwinjiza mu ijuru ariko uguze indulgence siko bimeze so nuvuga ngo ibintu bitaremera ngo n'amadini ubundi indagu ntabwo zikenera umuntu ufite ubwenge bwinshi cyane byinshi no kuragura nkavuga nti wowe ubwawe mu myaka 2 uzaba umeze gutya siko bimeze nundi uragenda iyo ugiye kuraguza ukavuga ibibazo byawe sibyo then biriya bibazo bakubajije batangira kukubwira ibizakubaho bitwaje ibyo wavuze na mbere nose kera baravugaga ngo nka predictions bakavuga nti hazashya none reba wenda nko muri Amerika cyangwa turebye nk'amateka y'Amerika bumvaga ko eventually abirabura hari igihe hazaba umuperezida w'umwirabura impamvu ni ukuvuga ngo hari ibyo bita contrast ni ukuvuga ngo iki kigiye hasi kizajya hejuru iki kigiye hejuru kigiye hasi abari wenda babizi barabyize bunundi bari babizi ko urumva abirabura bazakomeza bashyizwe hasi ariko bazagerageza uburyo bwo aribwo bwose kugira ngo bizamure already n'isi bayidomene ni ukuvuga ngo nta gahora gahanze na Amerika aka kanya Amerika irahanze right now turebye Ubushinwa ntago Amerika tubarimo amafaranga uruhuri none si abanyamerika bari bazi ko bizagenda gutse already we got so much money we owe to these Chinese people urumva so nukuvuga ngo bari bazi they didn't know it was coming nuvuga ngo China ntabwo ingana na Amerika siko bimeze wari ubikomoje uvuga ngo baramujenjekeye ariko naro mvuga ngo bari babizi ko nyine agiye kuza urabihuza gute nabihuza gutya nuvuga ngo iyo habayeho development ko bijyanye n'ubwenge technology muri make abantu bava kuri bya bindi bafataga nkaho ari principles ubwo nuvuga ngo ibintu nkora ngombwa bakabishyira ku ruhande bite no kwishimisha bakibagirwa ibindi ari naho nyine wamujuruza mu ijoro ahitaza so nuvuga ngo Amerika yageze kuri technology yumva ko isi irayifite already rega buriya Barack Obama yabaye nk'umuntu ba influence kuri isi nzima y'abirabura ariko ntago bari bazi neza ko isi yamaze kuzamuka mu buryo bw'ubwenge ku buryo aziyamamaza akaba yatorwa akamwemerera hari ahantu niho rero bibeshye
That's what I'm trying to say. Yes, Tajiri, tutarinjira mu buzima bwawe, buryo wageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buryo wahagarutse, experience itandukanye wagiye uhakura, nagira ngo uvuge kuri aka kantu gatoya tukiri kuri President Barack Obama. Twagiye tubona ku gihe cya Trump abantu benshi bataramwishimiye, ndetse yagaragaza ko azanye impinduka nyinshi zitandukanye, ndetse sinatinya no kuvuga ko Obama yakunzwe cyane kurusha Trump, ariko mu bihe bya Trump bya nyuma twabonye uburyo imyigaragambyo yabaye, uburyo hari public yamweretse ko imukunda, imushyigikiye. We wari uri muri Amerika cyangwa ukurikirana amakuru yo hafi muri Amerika, kuko nibwo buryo abanyamerika bafataga Trump ko nabo ntibamwemeraga, koko se Obama yaba yararushije igikundiro Trump? Obama ubundi se wa Obama ni umunyakenya nkuko mubizi. Uriya se yagiye muri Amerika sibyo, agezeyo aterinda wa mukobwa nyine, aranamubwira ati yikuremo kuraminda. Umukobwa aranangira, yego. Se wa Obama ako kanya afata ya mbere ayisubira muri Kenya. Yego. Navuga ngo Barack Obama ni presentation y'imico yose, navuga ngo abirabura n'abera, ubwo n'abazungu nyine. So uko byagenze rero, the problem that was, nuvuga ngo muri Amerika hari abera n'abirabura. Ariko iyo mvuze abera n'abirabura, wenda ahantu mbaganisha 100% no kuvuga ngo hari aba Indians. Urumva? So Indians harimo abasa n'abirabura, hari noneho no muri Mexico harimo abameze nk'abirabura, ibintu nk'ibyo. Barack Obama impamvu yakunzwe cyane, yarari presentable ku bantu bose ku isi hose, cyane kuzi ko Amerika iravanze already. So nuvuga ngo Barack Obama wumvaga ko wagira ngo ni umuntu uze to unify the community American yose ayigire unit. Nuvuga ngo impamvu Barack Obama yakunzwe, urabona majority y'abanyamerika abenshi n'abakeneho gato. Nuvuga ngo maybe 25% nibo bari rich people. So iyo uje buri gihe uvuga gufasha abakene, gushimangira ko abakene bagomba kuzamuka, nta bintu byo kujenjekera abakire, ibintu nk'ibyo, abazavotinga, kuko urazi ko muri Amerika bavotinga nta bintu by'amanyanga birimo cyane. Ukuntu byagenze rero, Barack Obama yaje ameze nk'umucunguzi. Uribuka ko Bush iriya ntambara yo muri Iraq yadutwaye amafaranga menshi cyane ku buryo dushaka no kubyumva, ku buryo nibazo bashaka gukemura ubwabyo byakomejeho. Uribuka ICC, Barack Obama yaje kurandura na Osama bin Laden. Already aragenda ababombarika muri ya misozi, ari nako gahigo gakomeye, nagahigo gakomeye, ibintu nk'ibyo. Hari n'ibindi yagiye akora already ntago bigeze babiha agaciro. So what I'm trying to say is that Barack Obama yerekanye ko niyo waba uri umwirabura, ubwenge ufite busha no kurusha abazungu, cyane ko na invention ibi byose abazungu ba claiminga ko bakoze nk'amatara yo guhagarika, amafirigo, amaradiyo, amasatelite n'iki byose, abirabura afitemo nka 80% already by'ibintu bakoze. So nuvuga ngo Donald Trump yaje as a business person. A business no gukura wishyira. So nubundi niyo gahunda yarafite. Gusa Donald Trump impamvu dore ikibazo ngo yashaka gukemura, yari yarabaye mukire, ariko akumva ashaka kugira ngo yubahwe n'ababakire bahiganwa ku isoko. Ni ba Warren Buffett, Bill Gates, Bill Gates and everybody else. Elon Musk we ntago yari bwazambwe cyane, cyangwa Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, naba Elon nantuza na Amazon ubwayo yari kiri hasi. So Donald Trump we yifashishije ko yari on top ku bukire mu buryo kugira ngo acyuri cyubahiro abakire bamwubahe bose. Ndetse tukirango bakavuga ko amashyaka abiri ari muri Amerika, aba Republican n'abademokrate, ko bigoye ko bigenda binyurana. Ni hame birikora ko bigenda binyuranya, iyi manda ni y'aba Republican, indi ni y'aba Democrate. Ndetse byaravuzwe mu bihe bishize ko bisa nkaho ari agakino k'abanyamerika, ariyo politike yabo. We iki kintu kizi uhayahe makuru Tajiri? Urabona Republicans
abenshi wenda nka 70% n'abazungu. And then Democrats abenshi n'abakene. So nkuko nabikubwiye kare, nakubwiye ko percentage y'abanyamerika abenshi n'abakene. Noneho abakire ni percentage ntoya. Abo bakire nibo bari Republicans. Ari nabo bakunze niyo hajeho nk'amaprogramu yo kugira ngo abanyamerika bafashwe neza ibintu nk'ibyo, Republicans baraza bakabikuraho. Urumva? So ikibazo cyagiye kiba Republicans and Democrats, habaho abakire n'abakene. Nuvuga ngo abakene ni benshi cyane, none abakene ni bakeya ariko bafite imbaraga. So the balance of power, kubalansinga izo energy nicyo kintu kigora cyane. Nuvuga ngo Democrats baravuga ati twebwe tugomba gutora, aba Republican bavuga ati amategeko agomba kujyaho reka tuyagene. You see? Do you see how hard it is? Wenda ibyo byo mba naragize cyane ariko ntago ari ibintu wenda najyamo into deep. Yes, Tajiri, reka twinjire uburyo waje kwisanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo make wahisanze gute? Muri Amerika se? Umva reka nkwereke. Wenda byihuse cyane. Kera nari umuhungu utwara maretire. No, I'm alright, nigga. I don't want to drink this shit, man. You know what I'm saying? Sky 2. Jen nshaka kwigira mu ijuru, man. You trying to drag me into the hell? Umva. Ikigo nigagaho. Ndanabikora byihuse. Hari umukobwa witwaga ngo Nyiraneza Liliane. Yari babandi ngo abanyakigali kuko twe duturuka ikirehe. Bakunda ba type bize cyane. Ubwo ndagenda niga Ifaransa kugira ngo mbashe kumutsindira. Ubwo kera kabaye haza kuza ama programme afite aho ahuriye no kujya muri Amerika. None ndareba nyani mbisobanukiwe already nane maze ubundi usa twuva ngo usa ariko yari USA. Ubwo hari no mu nkambi muri Tanzania by the way. Okay. Ariko bitewe nuko nyine nari narize nakure Tanzania ni Kiswahili nyizi nyine nk'aba Tanzania nk'ibyo. Nikisema Kiswahili tazana mu Tanzania. Novuga ngo baraza nitwe twatujijutse turavuga ya USA the USA na nyine umuntu nibo baduha nibyo kurya already. So uko ariko kose nimba umugabo ari kugufashiriza aho uri none akavuga ati ngwini wanjye noze urumva azawufata ati kuko yamita mvuga nti n'umuryango wanjye abenshi hano guba banize cyane bagarukiye muri amashuri kuko hari na kera cyane ni muri 98 babaye nibwo wagiye muri Amerika. Nibwo twagiye muri Amerika ubwo nyine with your family. My family iwacu bose muri Amerika. Shout out to my mom right there. Nuko nyine we signed up turagenda dukorana ibyo byose ama interview and everything. Ariko bitewe n'ubwo bumenyi nyine nari mfite nisanga muri Amerika nuko twanagiye urebye. Kugerayo ubuzima bwagenze gute? Ndetse amakuru mfite nuko umaze igihe kitari gitoya inaha, niyo mpamvu yatumye ugaruka. Ese ufite gahunda yo kuzasubira muri Amerika koko? Urazi iyo ugeze muri Amerika ikintu gisa n'ikigutondaho bwa mbere no kumva ko utakibonye umunyarwanda mwene wanyu. Twajyaga mu masoko ukabona umuntu uvuye muri Ghana ukamusuza ugira ngo ni umunyarwanda. Sino kuvuga ngo ni umunyarwanda ubwo n'icyongezo ubwacyo ntabwo akizi. Biradutonda cyane. Ase hanuza haba mu bwigunge. Wagira ngo urebye hariya ugasanga hari Abespanyol, hari abantu bavuye mu Burusiya. Ntagwa ya mico nyarwanda. Ngiye ubundi nkiri umwana mama yari yanshyize mu ntore. Niga intore numva ni nk'umuco nyarwanda nakundaga bari abasebanani rusisibirana mbese nuvuga ngo umuco nyarwanda wanshengemo cyane. So tugeze muri Amerika habayeho ikibazo cyo kwifuza igihugu cyawe. Kumva irungu ni ryinshi cyane. So jewe nararebye ndavuga ni n'ubundi jewe nubwo byamfashije kirekire ariko nagiye muri Hollywood ngiye kuba a movie star. Wenda naho mpagira irungu ibintu nk'ibyo connexion
no so kuvuga ngo yaranze nta n'abantu baba abanyarwanda ba muri Los Angeles ni Hollywood nyine so nagezeyo nanone numva ndi jyenyine nuvuga ngo nka moving jyenyine I was driving twara everywhere ariya barambo bagiye bakinira najyagayo buri gihe and everything so experience nabona bagira ngo kumbe wa mugabo waririmbye ngo nta kica nk'irungu yarafite ishingiro n'ubu ngubu mfite abantu benshi cyane bashaka kuza mu Rwanda erega iyo ugeze muri Amerika ukamarayo nk'imyaka nk'itanu kuza mu Rwanda aba ari nko kuza muri Amerika nanone biragorana cyane ntago ushaka kuvuga ngo ndagiye mu Rwanda number one nimba nta sambu ufite wubatsemo inzu nimba nta mafaranga ufite yo kugenda ngo uragura imodoka cyane ko mu Rwanda umva ngo bubaha abantu bafite amamodoka ube mu buzima bw'umwimerere buri presentable n'ubundi nta bantu bose bavuga ngo uraza mu Rwanda gute you can't come n'uvuga ngo nuje mu Rwanda aza nkaho agiye muri vacation mu kiruko cy'umwimerere cya kindi kiri mu buryo cyane ni kimwe nuko urumva so experience ntabwo yari nziza ahubwo mfite nubwo yuko mama ashaka kuzasazira muri Amerika kandi ntabwo mbimwifuriza mama yari umuntu usabana aririmba niwe wateraga za ndirimbo za Roza ntukarare mu nza wenyine ibintu nk'ibyo ariko yarazira zose akaba ameze nk'umuntu ugiye gusazira muri Amerika so numva ari nk'ikintu kimbabaje so ibungu amafaranga ushaka kuyafite aba ari nanga uruhande rwawe yandi ari mu mabanki ba kumva yuko umuntu uri bunyure hariya utari mu ganiza mu kinyarwanda kuri ye byabaye imbogamizi nyinshi mpita mvuga ntigende so tukiri aho ngaho tugenda tubona abantu benshi biga imico itandukanye bigira hanze itandukanye umuntu akakubwira ngo ngewe natangiye yenda gukoresha ibiyobyabwenge mbyigiye hariya izi staff wenda za homosexuality nasigiye hari ibintu byinshi tugenda twumva we niye mico yagutonze yakugoye cyangwa se ukavuga ati nibi bintu runaka nabyigiye hari cyane abikuye hariya oya ahubwo reka nkwereke bite nuko giye nagiye muri Amerika umuco nyarwanda urancengeyemo ahubwo icyatumye ngaruka mu Rwanda niyo mico nyine nabonaga idahwitse ntago ari imico nagomba kuba nakwitabira hari igihe nigeze kuwa sinzi nimba nari nahanzweho nta nubwo mbizi nari ntwaye imodoka mbona umukobwa w'umuzungu ari kugenda azunguza ibibuno numva nyine umugaro urazutse ubwo mba ndamusingiriye ariko uwo mukobwa yarimo akorana n'abapolisi already baje gufata abantu bapfa kurongora abantu mu buryo budahwitse gutyo nyine ubwo umukobwa turumvikana arambwira ati ngwino tugende atari kurama akantu urama amafaranga ndavuga nti nta kibazo tugende icyangombwa nuko nivura n'uyu musonga ubwo turagiye tugezeyo nsanga mu nzu harimo abapolisi bageze nko 15 twageze ngo turakingura imbunda gutya mu maso yanjye ntihandi rero unanyeganyega cyane gataho kurasa naho masanga ibindi bitipe nibyo byafashwe birimo guhiga icyo gitsira nyine nuvuga ngo iyo ni kimwe mu bintu nabona wagira ngo kirambangamiye iki wenda nk'ikindi gihe navuga nahuye nacyo nanone nacyo gifite aho gihure n'ibyo ngibyo hari umukobwa twahuye umwirabura turagenda arambwira ati wowe ngwino tujye kwirira akantu ndagenda mpageze nsanga ikimeza kinini hariho amakokayine n'amaheroin none bimbonye bita bizamura imbona wewe who's this motherfucker no go relax man go this is my nigga right here and just met this nigga on the street man umukobwa turagenda twinjira mu cyumba arambwira ati noze wakuyemo ubu tugakora ibintu ubwoba bw'akureye ndavuga numva n'umurego sinzi hano wagiye nta kintu nagukorera nta kintu nakumarira so umutima wagurutse duturumbuka muri iyo studio ndagatemwe kogorishe no muri Amerika ubwaho giye ubwaho nta n'inshuti y'abanyamukanyira wagira twagiye nagiye muri Chicago South ni agace ka Chicago South buri mwana ufite n'imyaka 15 afite imbunda muraganira agahita agira gutyo ngo
wareba imbunda uti oh wewe muri leta zose cyangwa haba hari amaleta afite umwihariko nk'ongu? oya urebye ntuza muri Chicago ubwo ni Illinois South mu gace ka South violence is all the way on top hejuru cyane. California ho nabaga muri Los Angeles nyine Hollywood hari aho ba Snoop Dogg na ba The Game baturuka bayita Compton. Ntuza buriya Tupac yaturukaga abantu bita Oakland ariko abenshi babaye aho bita Pasadena. Nigeze kujya koza imodoka ibyirabura biraza ngo usakaza byirabura bigenze byawe ariko nari nambaye umutuku ngira ngo n'umuhondo. Icyo gihe hari amagroupe abiri bitaga ngo Crips and Blood biranyegera ngo usakaza ubwo nari kubera ngo amabara nambaye bambaye navuga ya bite I mean what's up ngo yango I mean ngo yango wasa ntege ngo I mean wawe none mwumva ngo mvuze icyongereza kimeze nkaho atari kinyamerika. Ati where you from? Navuga ni I'm from Africa. Bambaza utundi tubaza ngo oh mere sinega me you don't even know what we talking about. So birandeka nyine ariko icyo gihe burya ngo bari gutabandasa. Yari amagengi abiri yarayoboye novuga ngo waribeshyaga gato bagatawakwica. So abirabura ntago ibyo bintu nibyo byangoye nkuko warumbajije. Ariko ikindi navuga ko kingoye cyangwa cyako cyagiye kigora abantu muri Amerika muri rusange no kuntu mwatangiye ubwo navuga mwebwe na babakiti nabande kwerekana uko u Rwanda rumeze. Yego. None abantu bavuga ngo ntabwo zagaruka mu Rwanda bagatangira kubona ko ubusabane buhari ku bwinshi. Niko gutangira kuvuga bati ndashaka kwisuganya nanjye nkajya mu Rwanda. Ariko bite na zambogamizi nakubwiye birangira no kugaruka ubwabyo bigoranye. So unarebye hari byinshi ariko maybe nk'utwo nitwo navuga to be honest. Tajiri yigeze akoresha drugs byagenze gute kuri icyo kintu byakubayeho ntibirakubaho? Araba kera cyane se ngifite imyaka 10 hari umutipe twabanaga sinovuga ngo yaguragura urumogi ahubwo yaranguraga urumogi. Ndavuga ngo mu rugo twa dufite ingunguru y'urumogi. Icyo gihe wari mu Rwanda wari tize? Oya yari muri Tanzania. Yari muri Tanzania nyike cyane kibazo. Ndavuga ngo jewe nabonaga abantu bita ngo nabantu basa n'abakomeye bubashywe. Ubwo ni nk'abatigisi nyine babandi badanje banywa urumogi. Ubwo nanjye mba ndarusingiriye. Ukangura nkangura urumogi ariko ngira ngo ubwenge bwanjye bwawe butara strong for butaranakomera cyane. Uko nywira urumogi nareba mu kirere nkabonayo nk'uruziga rurimo bene wacu bose. Urumva nagira ngo ndagiye nkumva ibintu by'ibitsinga birigenda bikubitana. Hari abantu babahebera abarundi sibyo nkagenda nkagiye kumva indirimbo na kwa kundi nyine bakubita izo ngoma bagakubita ingoma nkumva ni nk'ibintu bimeze nk'ibisasu biri guturika ubwabyo nkiruka sibyo. Noneho wenda nka saa 6 tuvuye kurya tugiye ku ishuri nagenda mu nzira nkabona ibintu by'ibishashi ibintu bimeze nk'imiriro biri kwaka mu nzira ngiyemo. Ndibuka igihe kimwe nigeze kujya ku ishuri mwarimu yaranankundaga kera kuko nagiraga n'amantuza n'amanota menshi cyane. Sinzi ukuntu yavuze ngo ijana ngo guteranyeho ngo irindi ijana sinzi yari yanketse ndavuga ngo ni ibihumbi ngo 10 ngo Shaba nawe nibazo byinshi cyane. Icyo gihe wari wakwikiye? Umva nari mvuye mu rugo kunywa kuriya kugira ngo ngiye ahubwo ninywera urumogi. Urumva niyo cyose cyambaye. Umva nabaguwa mbere mu ishuri biza kurangira ntangiye kuba wa gatanu kandi nijye waguwa mbere mu ishuri. Noneho bigiye guhumira ku murari iwacu batangira kwenga inzoga bitaga ngo umugorigori. Igihe kimwe nagiye nkunywera inzoga ndagenda njya ku ishuri ni jewe ari aho icyabutangaza nari chef de cole ni jewe wayoboraga byari navuga marche style place ngo end alright. Hari umukobwa witwa Saidat no muri Amerika
nyine ndagenda namusara nango Saida ngo utari gukurikiza amategeko ndi kutanga na mbona director andebye nabi ndabyihorera ngize ngo ni nzamutse ku ishuri ryari rifite escalier ndasitara nenda kuyakubita amazuru mbona nyine baragihore nta kibazo naragenda kurukira ndaruka mu ishuri baza kuntora ku igare nibwo nicyo kiye cya mbere nshobora kubona nasabye ibyo mwemera urumva so muri Afurika urebye ibyo bavuga ko ari ibiyobyabwenge maybe navuga ko ari nk'ibyo byambaye maybe it's not nicyo bintu byambaye urebye ariko none cyabyibuka baza tajiri tutarinjira mu makuru ya showbiz cyane kugira ngo twumve nawe uburyo ubona showbiz nyarwanda ese uri guplaninga kuba anytime wasubira muri Amerika cyangwa warabihagaritse n'ubundi uri umunyarwanda utuye mu Rwanda ahubwo sinzi icyo navuga ku banyarwanda nyina ngo bamwe bakunda muri Amerika so I'm speaking to you right now navuga ngo utazi ko yambaye ikirezi ntamenya ko kera sa ndumva sinzi nimeza neza nako n'ubundi nsigamiye ni ubwabyo ndazizi byose navuga ngo ubundi kintu abantu hari pyramide de Maslow abantu benshi sinzi bayizi buriya kimwe muri mu bintu bifite agaciro cyane muri ku muntu n'ubusabane abanyarwanda cyangwa na Afurika muri rusange ntago bazi neza ko ubusabane cyo kintu gifite agaciro kurusha n'ibindi byose murabibona mukabipinga kuko mwumva ko amafaranga ari cyo kintu kizima ariko niba ushobora kuba waryama ugasinzira ukabyuka ukabona icyo kurya sinzi impamvu ushaka kujya muri Amerika uzavumbura ko amafaranga nta kintu amaze uragenda ukumirwa none se reka nkwereke ko harimo abantu sibyo ufata nka mama wawe ukamubwira ati ngwino unsure ukamuvana mu Rwanda yamara 1 week wenda mwarumvikanye ngo azamare nka ukwezi ako kanya akubwira ati subiza mu Rwanda nta ahantu nta ushaka kwaba rayifika wirirwa mu rugo n'umuntu the neighbors abaturanyi ntibavuga nta nubwo bazi n'icyongereza that's the thing ndavuga ngo usibye no kuba nabo ubwabyo ntibazi icyongereza abanyamahanga nyine especially yuko iyo muri abanyamahanga mutura muri ma community y'abanyamahanga nyine abazungu nabo biturira kwabo nose ubundi wava hano mu Rwanda abaruzi ko mu Rwanda ari nka paradizo ahubwo Rwanda ni paradizo ari no muzungu wigeze kubivuga ati muri Afurika ni nka paradizo ariko byibura usa n'uwishyuraho gato urishyura kugira ngo ubashe kuba muri iyo paradizo muri Amerika niyo ufite amafaranga menshi nta kintu yakoresha none cyari umukobwa wa telefone wabwira umukobwa ngo ngwino ngundebe bya bindi bakamano skate birwa bakora batuma abakobwa wagira ngo ni namahoro bari gutanga ntago bishoboka ari ako se wifunza wambaye neza nk'uko nguko umukobwa we ntiyagushaka agushaka ariko se wowe ntago uri kubyumva ubundi kamere ya kigore ntago ari ukuvuga ngo ukeneye abagabo badufata nk'abantu twigwa tubakubita tubaha amategeko urumva no kubarongora nabi ubwabyo ngukanababaza bari abantu ntago banadukunda nuko ntago bizi neza niba umukobwa afite ubushobozi bwo kuba yifitiye amafaranga ye no kwirongora ukeka ko ukeneye iki muri Afurika impamvu mutabyumva byihuse ni ukubera ko abagabo cyane wenda abakobwa muri iyi minsi barazamutse cyane mu Rwanda bafite amafaranga yabo ibintu nk'ibyo ariko nko muri Amerika se umukobwa akorera amafaranga ye ikintu cyose ashatse gukora afite akazi keza uraza umutereta witwaje iki ko bidashoboka ntabwo bishoboka izanduru zo kwirirwa umubwira ngo wiriwe he abakobwa bakunda ibintu byo kuvuga no gusangiza amakuru aba yumva agomba kugenda akajya mu rugo akavuga kisanzura akagaruka kandi yumva nta muntu ubangamiye mu Rwanda byaratangiye nuvuga ngo ntago muzi inkubi ibibazo mugiye guhura nabyo uzi ko ari mu Rwanda usigatera umukobwa wanamwinginga ngo mubane ngo naguteye inda akakubwira ati nta gahunda mfite yo kubana nawe tigiye nshaka umwana sinakeneye ko namufashira rwose uramenye rwose ndeka nibereho twagiye tubibona abantu bagatera review mu beba kavuga ati kandi musanzwemo niki ibyo byarangiye shamva evolution uvuga ngo impindura amatwara already yaraje
abashaka nibafatisha abakobwa hakiri kare babandi bakitembera nk'ibishwi nyine biri aho ngaho ariko bamaze kwibikaho ubwenge already isi irabakaniye to be honest. Sasa Tajiri, wotekereza ko ari ikihe kintu mu by'ukuri cyaguhaye fame ufite mu Rwanda? Nuko wagiye muri Amerika, ni muvoma yawe na Dada Close, ni ikihe kintu utekereza cyaguhaye fame? Sha urebye naje muri Afurika na Dada Close ntanamuvuga. Gusa narinzwiho gato ariko cyane ariko bitewe n'abantu wenda bakoranye nawe n'abakamaro bari bamuzi ariko nazanye ibifaranga uruhuri cyane ko nari meze nk'aho ari ihene ivuye ku kiziriko. So nuvuga wagira ngo niba hari nka fantasy ubwo ni bya byifuzo byo kuvuga ngo ibyo ntabonye muri Amerika reka mbisoreza ahangaha, naraje nyine nkafasha abakene, ntangira gutanga amafaranga ku bwinshi ibintu nk'ibyo no mu maradiyo bagatangira kumvuga, urumva abakobwa ama interview menshi kuri YouTube, abakobwa uruhuri bamwe rwose nataje umufupi ngira ngo niho byagiye bituruka. So urebye byatewe n'amafaranga nyine nafite ku bwinshi cyane. Waje icyo gihe utaraba Tajiri babikwise kubera ibikorwa n'amafaranga wari ufite? Ndakuvuga ngo nari mfite umushandiko wambwa n'umufungo muri iyi minsi wa danger. So Tajiri, apari ya fame ufite cyangwa wagize n'ibyo byose waciyemo, ni ikihe kindi kintu kiri presentable cyangwa kiri tangible uvuga waba warakuye mu kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu navuga nakuyemo nk'ikintu ubundi nize psychology, psychology. So nuvuga ngo nabashije gusobanukirwa ubuzima exactly icyo ari cyo. Nuvuga ngo abantu benshi bacyaka ko ubuzima bufite mu ntoki. Mu Rwanda ho nabonye n'abantu bapfa cyane inshuro nyinshi cyane, ariko iyo wize urasobanukirwa ukavuga ati ubuzima ntabwo ari ngombwa ngo nkeke ko mbufite mu ntoki noneho nime ibyakagombye kumpa ibyishimo. Mere nk'umuntu uvuga ngo mfite imyaka 100 ku isi, ibintu nk'ibyo ari nabyo byatumye numva ko nyine ngoma no kugaruka already nkifatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu. So urebye to be honest no uburyo bwo kutavuga ngo ibi mbifite 100% ngo ntago bizamvamo ibintu nk'ibyo, bakavuga ngo ndashaka kubakisha amazu ariko ntari mu Rwanda ngo reka njye guhaha ibintu nk'ibyo. Oya, je no vuga ngo nshaka no kuvuga nashishikariza wenda n'abantu abanyarwanda bari hanze, umuco nyarwanda murawifuza bya bintu by'amakwe ubukwe, ikinyarwanda cyo cyarahindutse cyane. Hari umuco nyarwanda ugikurura aba diaspora bari hanze already barabyifuza baranabikunda. Mwagarutse mu Rwanda sibyo mukaza, je natanze umusanzu wanjye, hari Nyagatare hari imihanda nubakishije urumva namwe nimba hari ibyo mwakoze nimuze mu byinjoyinge. Tekereza umuntu uri kuvuga ngo ngiye kuzajya mu Rwanda mu myaka 5 ngo nshakisha 10 mukazajya kiriwe kanyagaza, imyaka 5 yashira atangiye kuzana iminkanyari, urumva n'umurego nta kiwugira. Nuse uzaza mu Rwanda wakumuzaga iki? Ntuzashaka umukozi yirirwa kinomfora siko bimeze. So urumva nta nuvuga ngo mwebwe muze mugifite imbaraga muri ubuzima nk'abandi. Yeah, to be honest. So nuvuga ngo nk'icyo arumbaje ye ndumva esomo nakuyeyo no kuvuga ngo Rwanda on the top. You know what I'm saying? Kandi unarebye already turi on top already. Dushyize hamwe imbaraga buri wese akaza, urumva agakora ibyo byose akabikorera ahangaha, kwirwa wigwa ngo umuco w'umunyamerika nta nubwo binashoboka. Tajiri, twinjire muri showbiz nyarwanda. Mperutse kubona interview herutse gukora uri kumwe na Kamaro ndetse ukomoza ku mazina birakomeye, zina rya Safi Madiba ndetse n'uwahoze ari umugore we Judite, ndetse umuvugaho amagambo asa nk'ari meza umureshya. Biriya bintu bihagaze gute? Reka twinjire muri showbiz. Aba ngweje kore rega Safi Madiba yakinnye akazungu nabi. Yacanze ikarita nabi. Ikarita zicanze nabi.
wowe ufite umukobwa uri kukwiyumvamo ushaka guha ibintu byose none se ubundi reka nkwereke Safi nimba abakobwa bose ko mu Rwanda yabarongoye hari ikindi ukeneye kindi cyo kumva ko ngo hari icyubahiro kindi wowe umukobwa nka Judith akavuga ati ngwino sibyo dufatanye nkwereke inzira nziza urumva twirira ubuzima Safi akagomeza kuma yasamye nk'isamake siko bimeze urumva uramutipe wenda ntabwo wakwinjira mu buzima bwawe 100% ngo umenye neza aho byaturutse ariko mbanzi neza ko 80% nkeka ko Safi ashaka ko yaritwaye nabi kuko Judith yaje azi ko Safi ari umuhanzi ari umuntu w'umutigisi utigisa imitima yo mu Rwanda so uko ariko kose ntunzi wavuga ngo Safi ngo aragiye ngo yigira icyara ikigaba sinzi bakora ubukwe nimba ari uri mu Rwanda cyangwa udahari ariko kuki ibinyamakuru byinshi icyo gihe byagarukaga bivuga ko Safi yisondetse ibintu nk'ibyo ayo makuru yagiye kuki abenshi la majorité batapreciate inzira akapo uzi impamvu mu Rwanda byabatangaza yuko higeze kujyaho icyegeranyo kivuga ko ngo abakobwa beza ngo baba mu Rwanda bafashe Judith batangira kumugereranya n'aba bakobwa bari on the highest level of beauty urumva navuga ngo bumvaga ko Safi ni umucuranzi so nimba akeneye nk'umukobwa akeneye bakete bashabe on the top level sibyo bari abantu za bashadibo abantu habo so bumvaga ko niba agiye ku mukobwa nyirango utanazwi cyangwa usanzwe ubwabyo abaye nk'ujya hasi ariko bibagiza ko Safi yaza gukina ikarita ziwe neza nabo nyine yari kugenda akagaruka akabarya so it was going to be a big deal. Yes, muri interview wagaragaye uri kusa nkaho ureshya Judith umubwira ati ngwino va kuri fake one ngwino ujye kuri Rio nige sinzi ibintu wasobanuraga ariko usa nkaho uri kumubwira ngo guhanga amaso wabisobanura ute kuri kamera za BigTown? I was coming. Ngiye reka nkwereke sibyo niba mu buzima uhawe chance ukirangaraho ntago ubikeka yuko abantu rubanda turi kureba Judith uriya mbona ari mwiza cyane to be honest umva Judith yujuje ubuziranenge kuri jewe numva nanabivuze kandi nanabisubiramo navuga ngo naho azambona ahubwo azanansuhuze tajiri mufupi arakwemera sibyo nimba Safi nkuko nabivugaga sinzi nimba Safi wenda hari ubuhumyi afite ahubwo icyo gihe navuga ko rwose Judith nabuze aho umuteretera ariko n'ubundi rusibiri aho uzanyura n'ubundi nzamusingira uko ariko kose ariko tajiri uyu Judith turi kuvuga no umuntu ugaragara mu ma interview ko afite flexibility iri ku rwego rwo hejuru uko yicisha bugufi abantu bose araba nkawe nk'izina ryawe rya tajiri ni gute wananiwe kugenda ngo umugereho ko kumusure umubwiza ukuri live? Okay, to be honest nkubije kuri nageze mu Rwanda abakobwa bansamira hejuru sinovuga ngo n'ubu ngubu nabuze uburyo mbajera ku buryo no kugira ngo nzabonere umwanya nk'umukobwa nkunze ubwabyo biragoye so novuga ngo wenda Judith iramutekerezagaho gatoya ariko nkakubwa n'abandi bakobwa uruhuri bikaba ikibazo kugira ngo batekerezeho kandi abo bakobwa uruhuri bamurusha ubwiza ni cya kintu twagarutse werega na Safi yarajabutse ntimukabeshya abantu hariya ngo hari abahungu ngo baza batakariza umwanya abakobwa icyo kintu cyagarutsweho cyane mu ndirimbo ya Safi bisobanuye ko hari abandi beza ushaka ariko nawe nka rutwitsi ukunda umukomozeho ariko ntangiye reka nkubwire reka nakoresheje imbaraga kugira ngo nanjye ntwike nashobora kumbwira ko Judith tuvuge ko iki gihe cyose ntabwo nzi ese ni ngombwa ngo ni giye ugomba kumwiruka inyuma cyane especially mugenzi neza ko nanjye ubwanjye banyiruka inyuma samen nimba yaranambonye akajenjeka yatinjije no mubano ndi kuvuga already so nuvuga ngo gihe ubwanjye gusa aho nzamufatira tuzahuza ubwayi nta kondi birumvikana
tukiri kuba diaspora bagenzi bawe tugenda tubabona baza mu gihugu basubirayo, abanyamuziki batandukanye bamucomora bazi, bari Sudi baraza bagasubirayo, baciswiza, urabona hari muvoma nyinshi itandukanye y'aba diaspora imaze igihe ubona ko bari kugenda bakora ibikorwa bikomeye muri showbiz nyarwanda, cyane cyane navuga nk'umugabo witwa Dumba wagaragaye mu bikorwa bitandukanye. Ndagira ngo unkomparira aba bagabo batatu batoye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari Sudi, Jay Squeezer na Dumba. Aba bantu wabasobanura ute, batandukaniye hehe, wo bafata gute muri rusange? Akenshi abantu benshi bajya muri Amerika bagenda mu buryo butandukanye. Harimo abagenda bagiye kwiga, hari abagenda ku bijyanye na mariage. Iyo ugiye nka mariage uhura n'imbogamizi runaka kuko umugore aguha imirongo ngenderwaho. Bivuga ngo ugomba kumwubaha ukumva ibyo akubwira, ubwo ni umugore nyine. So iyo witwaye nabi birangira umugore akubwira ati uri kwitwara nabi, ntago nzagusinyira kugira ngo ubone ubwene gihugu. Kandi ntago warageze muri Amerika ngo uvuge ngo ugiye gusubira mu Rwanda nta bwene gihugu ufite, especially waramazeyo iriya myaka nyine wenda nk'itanu itatu ibintu nk'ibi ngibi. Ugomba kubaha umugore nakakubera akamana kawe. Abagore bo muri Amerika ndabizi, imico yanyu turayizi, mugomba kwitwara neza. Umugabo wakuwe mu Rwanda yarezwe Kinyarwanda, umugabo ni umugabo. Bya bindi byo kubahuza ku nkeke ngo niwitwara nabi ngo ntago nzaguha ubwene gihugu, mugomba kubyibagirwa. Fata umugabo nk'umugabo nyine. Hari ikindi okay, ku bajyanye na abagiye kwiga, bo ikibazo kibaho citizenship ntabwo ipfa kuboneka. Hari igihe bagerayo none bagashaka nk'amakesi yo kugira ngo byibona babone citizenship, abo nabo batinda kuvayo. So Sudi uburyo bagiye, impamvu batagaruka genzi neza ko wenda bifite aho bihuriye n'ubwo bwene gihugu no kwisuganya bya nyabyo kugira ngo bagaruke nyine batwika. Urabona nka Sudi nimba yarakoraga kuri radio, ntago yapfa kugaruka ari nk'umuntu usanzwe just like that. So ugomba kuza ufite icyo werekana wagezeho ku buryo kugira ngo nyine sosiyete nyarwanda yongere kubahe. Cyane ko tukiri aho ngaho ari Sudi yagiye azamura impano zikomeye muri iyi showbiz, nagaruka kuri Philipita ndetse na Lucky. Ndetse urabona ko muri iyi showbiz ari ukuntu bamaze kugera ku rundi rwego, ndetse na financially nabwo bameze neza. Aba bagabo bameze neza ku buryo nyine iyo comparezo abareba abantu bari abana cyayigishije akaza muri game naha ugasanga akoze korabo ntirebwe ku rwego aba ye-expectingaho, ukabona ari gutanga hostinga amashow, ari kugaragara mu ma interviews muvoma yigeze kugaragaramo agenda yerekana uduce dutandukanye mu Rwanda, ndetse bitana boostinze cyane compared n'abo bastari bandi. Kiriya cyo si cyaba imbogamizi kuba abona n'abandi bari abana kuri we basigaye batwika no kumurusha kwiintegra kugaruka ngo abe mu Rwanda ntibyagorana? Akantu nyine nkuko ntani nshatse kubivugaho, iyo uze muri Amerika especially wagiye ukurikiye nk'umukobwa, hari inshingano, hari ukubyara. Iyo mutangiye kubyara ikibazo kibaho cyanyacyo ni uburyo uzagarukamo, how are you gonna come back, right? And then abo bantu yazamuwe bazamutse nyine bagafata izina rya danje, uzagaruka umere nkaho bakurikiye se cyangwa uri munsi yabo? Urumva? Noneho tuvuge wenda nka Sudi nimba ni nk'urugero ashobora kuba afite abana babiri n'umugore. Umugore buri gihe abakumvisha yuko watizera yuko wasubira muri Afurika ukongera ukagaruka. So n'ubundi ahora akwibutsa ko atizeye ko wagenda ukagaruka, akagushyiraho rimwe na rimwe agatuma mubyarana abana benshi mu buryo kugira ngo abibone nkaho ari nk'ikintu uzafata nk'imbogabizi cyatuma udasubira hariya. Sudi ntabwo ashobora kuvuga ngo mvuye muri Amerika ngo akanya nagiye, afite umugore, ndumva abana n'umugore, bashobora kuba barabyaranye. Ese ukeka ko umugore yapfa kumusiga gutyo gusa? Ikindi nanagaruka sibyo, ntatware Range Rover cyangwa atwara amabenzi, kiraba ari ikibazo.
byavuga neza ko impamvu yaretse u Rwanda akajya muri Amerika niye ubwabyo biragoye. So nuvuga ngo bariya baguma hariya bitewe no kuvuga ngo kwisuganya dufite imbogamizi nyinshi cyane, ntabwo wavuga ngo ugiye mu Rwanda just like that, so that's not possible. Ntabwo bishoboka. Ubona ibi bintu bya Arisudi Oneya bikora ubibona gute? Kuko urabona ko umwuga w'ubunyamakuru aguma ustikinga aho adashaka gutandukana nawe, ndetse ubona ko na audience yagiye imugora cyane, urabona ukuntu yabyemuriye kuri IG cyane, ndetse bintu bya YouTube nubwo tugenda tubona abantu babirimo cyane, ubona ko we yabitinyemo. Cyo kintu cyura kivuga hiki? Aya nubundi ni bya bintu byo kuvuga ngo nta upfa atarashya. Ikintu gihari we ashobora kuba avuga ati aho kugira ngo nzazime burundu, reka byibura ngerageze to retain, nko kugumana bamwe nari mfite, bamwe bimena. Ariko akenshi na kenshi time igihe kiraza na za mbaraga rufite zikagenda zirangira, kuko urabona hari ukwihuza. Iyo ukorera mu Rwanda abanyarwanda barakuyoboka cyane, wenda nawe twavuga ba Debeni na ba Medi n'iki byose, ko nabo ubwabo bagiye bagerageza kuza mu Rwanda to reconnect with us. Squeezer and Dumba Dumba se nawe yaragiye ashakana n'umugore. Dumba ndumva afite ngira nk'abana niba ari 3 cyangwa 2. Muze Dumba sinzi ikindi, iyo ufite ubwenegihugu wa Canada, Canada sinzi isa nigorana mu gutanga ubwenegihugu. Yego. So impamvu banasubiraho cyane wenda ni inshingano n'ibyo ngibyo byo kuvuga bati ntago nata umugore ufite abana already uri attached to them, ntago Dumba yaguma ngo yaguma mu Rwanda cyane kandi afite izo nshingano. Just kizo we ntago ari umuntu tuganira cyane. We na Dumba we twigeze guhura, mbona kuvuga ibigambo by'ibitapfu byinshi cyane. Twigeze gukora interview, avuga interview nta kibazo yavuze, ariko sinzi ko nigeze kujya kumusura nkabona wagira ngo arashaka ko duhangana. Aba Diaspola ko mukunda guhangana. Jewe nawe nyamangana n'abantu. Nganisha amafaranga, amagambo. Wenda jewe banyita ngo English mafia, ngo muvuga icyongereza cyinshi cyane, sibyo? Ariko ndumva nta kuko nta mpamvu yo guhangana, kuko n'ubundi ikofita dufite ntago menya ufite ryinshi. Ushaka kuzanga ukerekana ko wajya ngo ufite amafaranga makeya, kandi ari wowe ubyimbye ku ikofi kurusha n'ibindi. So Dumba n'ubundi racyamubwira wowe sinzi ikibazo cyawe. Next time when I see you, I'm going to break down for you so you understand that. You feel me? So nuvuga ngo Dumba we ashaka ko afite inshingano yibereye mu biti byiwe ari gutemagura. Urumva umubaje twese turabimubaje. You understand, right? Yeah. Wenda yaza ko ari nko muri Amerika aba asa n'ukora n'ibindi bitandukanye n'ibyo ngibyo ari gukora, ariko ntago waba uri kubaza ibiti ngo utekereze ku bindi bintu biri productive. Dusoza, impamvu nari nkubaje kuri aba bagabo batatu bose batuye muri Amerika, ndetse ubona ko hari ahantu bahuriye na showbiz. Arisudi nk'uko twabivuze yagiye ajya muri muvoma z'ubunyamakuru, the same na Squeezer amaze gukora ibintu byinshi cyane muri kariyeri ye y'ubunyamakuru cyangwa y'ububloga, ndetse na Dumba aho yinjiriye muri iyi muvoma yo kumanaginga abantu, ubona ko byafashe indi ntera. Ubona buri muntu wese mu gisata arimo arinda ukiringa muri abo bantu batatu, ubona arinde koko uri mu bintu bye fresh ukavuga ati uyu muntu nanjye arankoma muri abo batatu, Dumba, Squeezer ndetse na Arisudi. Waruzi n'ikindi niba nyitwaremo umwikomo. Yego. Muri bose uko ari batatu nta n'umwe ushobora ntaho byakunda, nta kugira ngo bazazamuke biragoye. Uzi impamvu? Cyangwa bazazamure aho barazamutse, ahubwo kugira ngo bazazamure abantu. The problem is iyo utari mu Rwanda bya nyabyo, kugira ngo hari uburiganya bwinshi cyane. Namubona yohereza amafaranga bakagwira uburyo yakoreshejwe, ugasanga yakoreshejwe nabi. No kuvuga ngo ushaka kuvuga uti uriya Bwiza cyangwa Nadia bari abakobwa nyine, Dumba nyine
umwe Nadia Dumba ashaka kuzamura ushaka no kohereza amafaranga akakubwira ngo uyu munsi kuri studio baduciye ibihumbi 200 babaciye ibihumbi 5 cyangwa 120 gutyo. So nuvuga ngo haba buriganya iyo utahibereye ngo ube the manager on the site ubwabyo buriganya butuma utazamuka. Ikindi ubwabo bafite n'inshingano bagomba kwitaho the primary principles bagomba to follow nta nubwo ari zingizi nyine ukeka yuko zijyanye no ku developing nyine izi industries. Niyo mpamvu if you can't put in 100% of energy ngo shyiremo imbaraga 100% already ntago byapfa gukunda nkuko giye icyo nababwira nibafata agafaranga gatubutse bagaruke mu Rwanda babikore neza. Wenda nubwo abadrama sinzi ikibazo cyabaye the man ariko wabonaga ko yibura nuko yakoreraga hangaha already imbaraga yashyiragamo abanyamuziki be barazamukaga cyane. So nabo niba bashaka kugira ngo bazamuke muri yo ufatika they need to be here. Yeah, so that's about that on that topic. Yes, dusoza rero tajiri mufupi ndetse wagiye umenyekana muri iyi showbiz ndetse no muri rap muri rusange ndetse wagiye ugaragara muri gengo uri kumwe na Kamaro cyane. Dusoza ibintu by'igitsina gore ni ibintu ugenda ukoraho amakomenti atandukanye ndetse ubona ko n'igitsina gore kigenda kigukunda ahantu henshi wagiye ugaragara mu Rwanda. Dusoza nkubita top 3 y'abasile uvuga ngo aba barakiringa ngiye bibaye ngombwa n'ifungo nariterekaho. Hari number 1 I give shout out to Kate Bashabe, Jokes Parker, definitely Shadebu. Hari Christella. I mean there's many. Actually these days when kimwe navuga top there's a new slay queens. We're talking about the hottest on the top right now. You feel me? Nuvuga ngo ayo mazina atazwi bariko on kuri Instagram bameze nk'abayoboye already. So nuvuga ngo ntagahora gahanze Bashadibu na Bakete Bashabe. You say, you know what I'm saying, like you've been on top for some times, you know what I'm saying, like shit somebody else is coming take your seat, man. Nuvuga ngo bari bose nkubije kuri wenda nabemeraga mbere but at this point ndacyabemera ariko there's a newcomers bari kugenda basaza. Yeah, ko bavuka buri munsi so they need to step up the game. No kuvuga ngo bagomba to you need to stay vigilant, you know what I'm saying, like keep your eyes open. Somebody's coming to take your spot. Yes. You feel me? So that's it. Ni tajiri mufupi rero twari kumwe nawe kuri kamera za BigTown TV tugiranye ikiganiro cyiza duciye mu mateka ibyo yaciyemo muri Amerika dusangije uburyo abona showbiz nyarwanda. Reka tukwifurize kugomeza kugira ibihe byiza mu Rwanda ndetse yenda umunsi umwe hari igihe tuzakwicaranya na mere wawe yamaze kugera muri iki gihugu dore ko ari nabyo wakomojeho mwifuriza. Shout out to my mother. Too much love, you know what I'm saying? She been there for me. Yeah, so yo, this is BigTown TV, nigga. If you're not against us, come join us. I say this shit and I say it one more time, man. The hottest TV channel on the planet, nigga. Sure. What you waiting on, man? Sure. Come through, man. What's up? Yes, nakagaruka rero kuri BigTown TV. Reka tubifurize ibihe byiza aho muherereye. Ciao ciao. All right, peace.